mwana wanjye nagukunze uri kure kuko wari umwe mu bisezerano nagukuye mu mahanga ubabaye wambaye igitutsi no gusuzugurwa none ukomejwe no gukiranuka ngo kuruje neza ndakwiyegereje ninjye Mana isi yumvira agahato kaza kuba kure ninjye Mana ivuga bikaba agahato kaza kuba kure nzakomeza urubyaro rwawe nanga ituze mu ngando zawe mumura amaso wa mwanzi wawe abone ko nakwambitse gukiranuka ninjye Mana isi yumvira agahato kaza kuba kure ninjye Mana ivuga bikaba naragukunze shira agahinda nzagura imbago zawe ngwiza umukumbi wawe imvi ntizizaba ku mutwe wawe narasohoza ijambo nakuvuzeho amahanga azumva ibyawe niba nkugiriye umugisha niba nkugiriye umugisha haleluya niba nkugiriye umugisha niba nkugiriye umugisha niba nkugiriye umugisha unyibuke ineza yawe imerekeze ku ndunduro iri n'isengesho nkumeneye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha haleluya murakoze muraho neza yego yego nitwa Agnes Mutuyimana ndashima Imana kubw'ubuzima yashyize muri ngewe murabona ko ndi muzima uri muzima ntago napfuye ndacyariho umeze neza Imana ishimwe cyane ndashima Imana rero ko ikimpaye ubuzima ndi umuririmbyi nkuko mubizi ndakeka ko muranzi muramenyereye ndi umuririmbyi ariko kandi nkunda gukorera Imana mu buryo bwose Imana inshobojemo kuyikorera byose ndabikora ariko tutarajya kure kugira ngo wenda abantu banagira amatsiko ndagira ngo banze basogongeze gato kwijwi ryawe waririmba indirimbo y'undi muhanzi waririmba yawe bwite nta kibazo ariko basogongeze mu karirimbo gatoya dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora dusubizemo imbaraga ni wowe dutegereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora Uwiteka wembura umurimo wawe muri twe Jehova wendaje iwawe niwo nuriza kwigenga biranze ngeze iwawe ndaruhutse genga ibyanjye nanjye kwigenga biranze ngeze iwawe ndaruhutse genga ibyanjye nanjye haleluya amen amen nanjye numva naririmba ariko birananiye Imana ishimwe cyane rero mukozi w'Imana twabyumvise muri kuririmba neza rwose Imana ishimwe cyane none se mwaba mufite indirimbo zanyu bwite murakoze mfite indirimbo zanjye bwite ariko kubw'ibitaragenda neza ntago zirajya hanze
ariko ziri muri ngewe, ikindi ziri gutegurwa vuba cyane. Muzazibona. Ntekereza ko bazaba, reka tubwire abadukurikiye ngo bashonje bahishiwe mu izina rya Yesu. Nukuri. Rero ariko se nk'umuntu ukunda kuririmbira Imana, byanze bikunze hari umuntu ukwinspira, cyangwa se hari nk'umuntu wabonye uravuga ati nanjye nifuza kuririmba kubera ko runaka nabonye abikora neza, cyangwa se nifuza no kuzagera ku rwego rwa runaka, ni nde role model wawe mu kuririmbira Imana? Nkunda Israel Mbonye. Aririmba amagambo y'ubwenge cyane, kandi nukuri ndamukunda. Ikindi nkunda umukozi w'Imana, izina riragiye, ariko ari indirimbo ivuga ngo mwana wanjye niwumvise gukomeye amashi, uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umwe ukuzi. Uwo mugabo ndamukunda cyane. Nanjye uwo mugabo ndamukunda, aririmba uturirimbo twiza cyane, nubwo n'izina rye nyine ntaryibuka, cyo kuri waryibuka ahita twandikira hasi muri komenti. None ndagira ngo n'ubundi turirimbe n'akaririmbo kamwe kuriya muhanzi wavuze ukunda witwa Israel Mbonye, ubundi dukomeze mbabwira ikindi kintu nifuza kuza kudukorera nk'abantu bakurikiye Abayo TV YouTube channel. Murakoze cyane. Reka turirimbe. Israel Mbonye afite indirimbo nkunda cyane ivuga ngo tugumane. Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe, ineza yawe imperekeze ku ndunduro. Iri ni isengesho nkumene y'umutima, icyo nsaba tugumane. Niba nkugiriye umugisha, haleluya, hazaba imisozi itazakurwaho, hazaba n'inzuzi ntazashobora kwambuka. Si buri sengesho rizasubizwa nk'uko nsaba, oya, si buri ndirimbo izanduhura umutima. Ndagufite, mfite umurengezi, unyereke imigambi yawe nkumenye. Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho, ineza yawe imperekeze ku ndunduro. Haleluya. Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe, ineza yawe imperekeze ku ndunduro. Niba nkugiriye umugisha, niba nkugiriye umugisha, haleluya. Niba nkugiriye umugisha, niba nkugiriye umugisha, niba nkugiriye umugisha unyibuke, ineza yawe imperekeze ku ndunduro. Iri ni isengesho nkumene y'umutima, icyo nsaba tugumane. Niba nkugiriye umugisha, haleluya. Imana ibahe umugisha cyane. Iyo ndirimbo ndayikunda. Ujye ubwira Imana ngo niba uyigiriyeho umugisha nawe igumane nawe. Amen. Imana iguha umugisha nawe rwose, kandi nawe nimba ugiriye umugisha ku Mana
igumane nawe. Alleluya, amen, amen. None mukozi w'Imana, ese niki kintu cyatumye wumva ukunze kuririmbira Imana? Ikintu cyatumye, sinzi niba navuga ngo hari cyatumye nkunda kuririmba ahubwo numva mbikunda, numva nshaka kuririmba, numva ni ikintu gikomeye Imana yakoze muri nge, ni ikintu gikomeye Imana yashize muri nge, nubwo ntagira ijwi ryiza ariko numva kuririmba mbikunda cyane. Rero nziyumvamo, ntago nzi impamvu yatumye mbikunda. None umuntu yifuza kubona wenda nk'ibihangano byanyu, kavuga ati ariko se nihe namubona uno muntu aririmba cyane ku buryo burambuye, nihe umuntu ashaka kukubona? Murakoze cyane, mfite channel nafunguye kubwo ibihangano nivuga butumwa muri rusange, kuko nababwiye ko nkorera Imana mu buryo bwose. Channel yitwa Agnes TV Show, ndabararitse nimuze, mbahaye ikaze cyane. Ndabishimiye cyane kubabona muje kuri channel Agnes TV Show. Imana ibahe umugisha mwebwe mubikunze kandi mubikoze. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Turimo turagenda tugana ku musozo, numva nta n'ibindi bintu byinshi nifuza kukubaza uyu munsi, dufite umwanya muto. Ndagira ngo uririmba akaririmbo ka nyuma wita unasenga Imana usoza mu izina rya Yesu. Ubundi uyisenga Imana usoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Reka turirimbane nanone kubera ko ari ibintu byanjye biba muri ngewe, ntago njya mbirambirwa cyangwa ngo mbihage. Musa n'abandi rimbishije cyane ariko nabwo ndabikora kubera ko ndabikunda cyane. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo mwana wanjye nagukunze uri kure, kuko wari umwe mu bisezerano, nagukuye mu mahanga ubabaye, wambaye igitutsi no gusuzugurwa, none ukomejwe no gukiranuka, ngo kuruje neza ndakwiyegereje. Ninjye Mana isi yumvira, agahato kaza kuba kure. Ninjye Mana ivuga bikaba, agahato kaza kuba kure. Nzakomeza urubyaro rwawe, nanga ituze mu ngando zawe, mpumura amaso wa mwanzi wawe, abone ko nakwambitse gukiranuka. Ninjye Mana isi yumvira, agahato kaza kuba kure. Ninjye Mana ivuga bikaba, naragukunze shira agahinda. Nzagurimba gozawe, ngwiza umukumbi wawe, imvi ntizizaba ku mutwe wawe, narasohoza ijambo nakuvuzeho. Amahanga azumva ibyawe, mweshe umugisha bawe, mpumura amaso wa mwanzi wawe, abone ko nakwambitse gukiranuka. Haleluya. Nzagurimba gozawe, ngwiza umukumbi wawe. Haleluya. Imvi ntizizaba ku mutwe wawe, narasohoza ijambo nakuvuzeho. Imvi ntizizaba ku mutwe wawe, narasohoza ijambo nakuvuzeho. Haleluya. Amahanga azumva ibyawe, mbeshe umugisha bawe, impumura amaso wa mwanzi wawe, abone ko nakwambitse gukiranuka. Ninjye Mana isi yumvira, naragukunze shira agahinda. Ninjye Mana Isaka yambaje, haleluya, yambaye igitutsi no gusuzugurwa. Nzakomeza urubyaro rwawe, nanga ituze mu ngando zawe, mpumura amaso wa mwanzi wawe, abone ko nakwambitse gukiranuka. Haleluya. Imana ibahe umugisha.
mwakoze cyane kuba muri kumwe nanjye. Imana ibaha umugisha kandi imikumbi yanyu Uwiteka yigwize abagwirize gukomera, ndetse n'imbyaro zanyu mwebwe abazifite Uwiteka azagure azikomeze mu izina rya Yesu, kandi natwe tutarabigeraho Uwiteka azadushoboze kubigeraho mu izina rya Yesu. Mana yacu nziza yo gukiranuka, Imana ikiranuka yera, nciye bugufi cyane ariko kandi urabizi kuri wo kubahwa muri twe. Tuguhaye ikaze mu mitima kugira ngo urusheho kutugirira neza. Reka itabaza ryawe rimurike muri twebwe, amaso yacu yahumure kurushaho, ndetse n'amatwi yacu azibuke turushaho kumva iby'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zitugote mu izina rya Yesu. Yesaya yaranditse avuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazagenda be gucogora. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo dusubizemo imbaraga, twiruke twe kunanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Dusubizemo izindi mbaraga, kubera ko iki ni igihe cyo kunanirirwamo, ariko abategereza Uwiteka Bibiliya yarivuze ngo bazagenda be kunanirwa. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, ntiwadusiga, oya ntiwaduhana. Tukurindiriye cyane kandi twizeye imirimo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.